ariko Mana we waraturengeye. Imbada zarampumuriraga ukayifuza. Noneho iyo umuntu ari mu butayu akunda n'ibintu bidashoboka n'imisururu. Muri make umuntu uri mu butayu aba ari inkubiswi, ameze nk'umutamutwe kuko ibintu byose umva ubishaka. Umusururu ukumva urawushaka. Najyaga kumesera umuntu nkavuga ati ushaka ndigure n'agasururu niryamire, nkikundira n'ibitere. ayiwe. Amen. Amen. Ariko Imana ishimwe. Imana mwazaguhaje abaja n'abagaragu. Imana yarabikoze. Nicerga kuri supaneti. Kuri supanete nta ntebe mfite. Burya inzara yaje kundya, subira inyuma ho gatoya. Inzara yaje kundya muri rwa rugendo rwo gutabwa n'umugabo, n'intebe ndazigurisha. Sigara niciye kuri supanete. Abantu baza gusenga bagasanga narambuye supanete. Bakicaraho. Ariko Imana ntitinye kumbwira ko izanyishiza ku ntebe nziza. Amen. Mfite intebe nziza, mfite iziba hasi, mfite n'iziba hejuru. Imana ishimwe. Shatse naryama mu ntebe ngasinzira nkakanguka. Naryamaga kuri matora, naryama kubera njye nafite ibiro byinshi, ngasanga cyacitsemo kabiri haje mwikiringoti. Abazuba bavuga ino video bamwe bazabyibuka baseke, basesire bande bose bazaseka. Yes. Ibintu uri kuvuga hari abantu babizi. Abantu babizi neza ko byabaye. Ibi ni ibintu si ibintu byo kwirarira, si ibintu byo kwihimbaza. Ndi kuvuga Imana yankuye. Ni ibintu biri seriye. Igiti cyarashibutse. Igiti cyarashibutse. Matora yaracitse. Yacitsemo kabiri. Najya ndyama ngasanga naryamye kumbaho gusa. Amen. Amen. Ariko Imana ikambwira ngo umuri uzaryama neza. Amen. Sigiye ndyama kuri matora y'ibihumbi 300. Hallelujah. Kabiri kuri kabiri. Nkaryama nkigara. Iriya matora rero ushatse waryama ha, ushatse waryama. Aho ushaka kuryama aho ngaho. Mana ishimwe, igiti cyarashibutse. Mana ikuvana mu gice cya matera igushyira kuri matera ya 300. Dufite ibihamya. Nukuri. Dufite ibihamya ko Imana mu gihe cyategetswe n'Imana, mu gihe cyashyizweho. Nta kinanira Uwiteka mu gihe cyashyizweho. Hari umuntu w'inshuti yanjye arambwira ati rero dore uracyari mutoya kandi byare byose umugabo ntago azagaruka, birashobora ko washaka umugabo. Ndamubwira nti hoya ntago byashoboka, nta mugabo wanyemera n'abano bana. Arambwira ati mva, ntabwo Imana yacu ikora kubera ko ufite abana naho utagira abana, Imana irashoboye. Ndamubwira nimba ariko Imana yakubwiye bikore genza nzabyemera. Birabujijwe rero. Amen. Kwiri kuganyira umuntu ibyawe. Ntumubwire nakora nakamambire zo wambaye, mubwira ko ari byo ukunda. Nasanga aho uri kunywa igikoma kitagira isukari, mubwira ko nta sukari unywa. Reka kugira ngo abantu bose amenye password y'ubuzima bwawe. Ntabwo abantu bigeze amenya password y'ubuzima bwanjye. Nabaga nambaye bodaboda nkagura ko arizo nkunda. Wasanga ndi kurya imboga bitagira inyanya nkagura ko ari byo nkunda. Wasanga. Haleluya. Mureke twigirire ibanga abakozi b'Imana. Amen. Yesu nashimwe cyane. Ni by'agaciro gakomeye cyane kongera kubona umwanya nk'uyu nguyu. Ngira ngo mu mboni za Pro Ezekiel TV aha murahabona abatumirwa kandi ni ibintu bidasanzwe. Reka tumanze twibwirane kugira ngo tunezererwe n'uyu mwanya mwiza udasanzwe Imana iduhaye. Nge ku mazina nitwa Prophet Ezekiel Mfitumukiza. Umurimo wanjye n'uwivuga butumwa, ariko twagize umugisha wo guhura n'umunyabigwi bita Mama Samuel, ariko mu yandi mazina aratwibwira. Reka dutangire n'isengesho kugira ngo ibintu byacu tubiragize Imana, abariza kubiyobora, abariza kudushyigikira. Reka tumusabe azamura isengesho. Ni karibu. Mana yacu, yewe Yesu, Mana igira neza,
Imana idahinduka, uri Imana ifite imbaraga. Tugushima umuteguro wawe mwiza, tugushimiye gukora kwawe Nyiringabo Imana mutware. Iki ni igihe cyawe, igihe kigeze hano asama inda abyara umwana w'umuhungu. Ayiwe turagushimiye ko ari iki gihe, kugira ngo natwe tuvuge izina ryawe, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Nyiringabo Imana mutware, tugushimiye uyu munsi mwiza wongeye kuduha ngo tukuvugire, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turabigushimiye Kristo, turagusenze ngo uduhe ibihe byiza kandi bivugwa byose vuga mu bushake bwawe. Mana ntaba ari twebwe, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Abazumva iki kiganiro bazafashwe n'ubu buhamya, bazafashwe, bazamenye neza, bazirikane mu mutima ko nta kure cyane habaho utakura umuntu. Izina ryawe nirishimwe. Urakoze Kristo, urakoze kuri umwami. Gusa tugoheze gahunda ngo uziyobore nk'umwami, uzuzibemo. Waravuze ngo nidusenga uzumva, ngo nituguhamagara turi mu isi uzumva. Ndakwinginze Kristo, muri iki kiganiro tugiye gukora uzubane natwe kandi udushyigikire. Bitavuga Imana ntibiceceke, ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru. Urakoze, haleluya. Urakoze Kristo, urakoze kuri mu ruhande rwacu nta mubisha, none n'iteka ryose. Amen. Amen. Murakoze cyane. Urugendo rwose iyo urukoreje Uwiteka, uko byamera kose Uwiteka araruyobora kandi akaruyobora amahoro. Tubanje kubasuhuza rero abakunzi bacu ahangaha kuri Prophet Ezekiel TV. Imana ibaha umugisha, yaba ari abari hano mu Rwanda, yaba ari abari mu mpande enye z'igihugu, yaba ari mu bihugu by'abaturanyi, ndetse turabizi ko hari n'abari ku migabane y'i Burayi, Amerika, Australia ndetse n'ahandi badukurikirana umunsi ku munsi. Tubabwire ngo amahoro y'Imana abane namwe. Uyu munsi rero wa none ni igitangaza gikomeye cyane ko duhuye n'umunyabigwi Imana yavanye ku cyavu wariraga mu ishashi hahandi hejuru. Ubu ngubu niho twicaye ku makaro meza y'ibitangaza, mu ntebe z'igiciro kinini cyane. Muri make we akubwira Imana bahuye, akubwira Imana yasenze, akubwira Imana yagendanye nayo. Twifuje kumusura ngo turebe iyi etaje ahantu yayivanye, uburyo yayibonyemo. Ubundi ni muntu ki, yitwa nde? Ko batubwira ni Mama Samweli, ari nk'agasirino. Reka ni nk'uyu, reka twibwire. Ni karibu, ni ukuri, ni karibu, tuguhaye ikaze. Amen. Nitwa Mukamurenzi Bibiana, mfite abana 8 ariko mu ndangiye imbyaye 6. Nagiye harimo abana b'impanga, hari n'uwo nafashe umunyamasengesho mushyira ku ibere, yonkana n'uwo mperutse kubyara. Niyo mpamvu wumva ari abana 8 Imana yampaye, nawe yaje mu isezerano. Imana ishimwe. Murakoze. Uburetse gake, weho wahuye n'umuntu yabyaye umwana, byagenze gute kugira ngo umwonsanye n'uwawe uyu munsi ukaba ufite impinja 2 kandi ari wabyaye umwe? Mama we yarapfuye kandi twarasenganaga. Nicyo twarasenganaga ari umunyamasengesho. Numva afite ishyaka ryo kumurerera kuko yakoreye Imana, ari umukozi w'Imana. Amen. Imana ibampera umugisha. Amen. Utubwiye ko witwa Bibiane Mukamurenzi. Umuntu Imana yavanye mu giteyiteyi Irodebari. None uyu munsi wahageze, wicaye muri etaje iwawe. Tubwira uru rugendo rero byatangiye gute ngo uve muri London yo wifuzaga yaracuyutse, uyu munsi nkaba mbona wambaye nk'umwamikazi? Ibi bintu ayo matsiko turayafite. Twakoze urugendo runini cyane kugira ngo tumenye n'iki Imana yakoze, byagenze ute. Twumvishije ubivuga ariko turavuga reka twiyizire,
niyo mpamvu twaraye inkera tuzinduka tugenda, urabona ni urugendo runini, akavumbi kari kanatumereye nabi bitewe n'izuba, ariko turashima Imana ko mwatwemereye mukatwakira, turabibashimiye, dushimira n'Imana yabibashoboje yanaturinze mu rugendo tukagera. Karibu ni ukuri, uduhereze aya makuru, murakoze. niba Imana yaraguhaye isezerano uririndire, abo bose baguciye intege ubabwira uti yarabivuze. niba Imana yarakwihereye isezerano uririndire, abo bose baguciye intege ubabwira uti yarabivuze. Amena. hari igihe kigera guhabwa isezerano n'Imana, ariko waba usengana na gurupe cyangwa itorero usengeramo bakaguca intege. Haleluya. ariko nta jambo Imana ivuga ngo rihere. niko umuririmbyi aririmbye aravuga ngo niba Imana araguha isezerano ririndire, ngo bose baguca intege ubabwire ko Imana yarivuze. Imana ishimwe. nabatanye mbabwira ko ndi umubyeyi. Amena. ngenda umubyeyi waba wakoreye Imana igihe kinategeko gukora Imana afite imyaka 14, ariko igihe kiza kugera nkomeza kuyikorera, mpura n'ubukene, mpura n'inzara, ndasonza cyane. Amena. ndasonza cyane bigera njya gukora muri resitora. Amen. abavuga ngo abasilamu babacira imanza babagira gute, ngiye gutera kwa nyina kuboneye ku musilamu. Umusilamu yangabuririye abana, umusilamu amaze inzara, hariyo ntagira akazi kuri umusilamu banarandaga nkamera nk'abandi. ariko nkimara kuhura n'uwo musilamu namwejweho n'umudamu wari inshuti yanjye nagiriye neza, ambonye ukuntu ari meze, umugabo yari amaze kuna yigendeye, areba inzara mfite, areba ukuntu asigaye meze, arambwira ati ni neza wangiriye, ntabwo nakwemera kuba muri ubwo buzima. nagira ngo mbwire umuntu uwo ari we wese ngo ineza iribukwa, ineza ijya yibukwa, kandi ineza uyisanga imbere. Imana ishimwe. umudamu yakoraga muri resitora duherewe ku muhanda agiye guhaha, arambwira ati humura, ntabwo ibi kuva tubonanye ibi ntabwo bizongera kubaho, ndagushakira akazi. anshakira akazi ku basilamu ari kwa Sumani mu mujyi, abantu benshi barayizi iyo resitora, yari hitinze cyane. banshakiramo akazi, nkajya noza amasahane, bya bindi nkwiye ku masahane nkajya mbishyira mu gashashi, nkavuga nti abana banjye barabirarira. Haleluya. Amen. nkakuramo kirida, nkakuramo papiye jenike, babyeyi ijuru riratabara. Haleluya. ijuru riratabara. bacamanza 5:20. Imana yo mu ijuru ishimwe. ijuru ryarantabaye, ijuru rirantabarira kuri uwo musilamu, rinabarira kuri aho masana ndi kuyoza, nkajya noza nkuraho ibyo abakiriya bashigaje, ibyo bateyemo amakirida, ibyo bateyemo za papiye jenike, nkajya ntoragura nshyira mu bidobo by'imyanda, ibiryo nkabishyira mu gashashi, nagera mu rugo nkongera nkabishusha nkabigaburira abana. nakoraga inote y'igihumbi nkategeshaho 300 mu gusubira mu rugo, nkongera nkategeshaho mu kugaruka. mu buzima bwanjye urumva ko nakoraga nkaho ni 400, kuko nategeshaga 300 ngenda, nkategesha na 300 subira mu rugo. nkageza mu rugo bicari 400 nkabona nta kintu ari bubamarire. nigira inama yo kujya ntoragura ibyo byo ku masahani, nkabishyira mu gashashi, nkabishyuza abana bakabirya, narangiza nkasigara bya biceri 400, naba ngiye mu kazi nkasigara bari kurira, nkafata buri muntu wese nkamugurira irindazi ry'ijana, amafaranga nkaba ndayamaze. Amena. amafaranga akaba arashize, nkongera nkajya gukora, nagerera urwo mugisha, nkongera nkabona shoferi, nkongera nkaziharura amasare, ngenda nungikanya. Yo mana we. Ese mama Samwe, Karame, igihe wakoreraga 1000 kandi utegesha aller retour 600, harya biriya biryo ngo byitwaga iroko. byitwa iroko, ubundi biriya biraba byita iroko. bya biryo basigaje abakiriya, naho bya bindi byasigaye mu mashoferi, ibyasigaye mu mashoferi nabyo ni iroko.
nabyo ni iroko. Noneho weho ukavuga ati mu gihumbi cyanjye ndabonamo ka taransiporo, noneho 400 nzayagura amandazi ejo bazasigara barya, ubwo se habonekaga igikoma bari buyanyweshe? Ntacyo, banywaga amazi. Ni ukunywa amazi bakanywesha cya kirinda. Twagira Imana twabona isukari tukabura amajyane tugatekesha by'ibishokoro mugakora icyayi cya Kinyarwanda dukoresha ibishokoro. Noneho bya biryo ukabidelevora ukabiteka bushyashya, warangiza bakabona ifunguro bari burare bakarya rwose kandi bakanezerwa, wabizanye mu gashashi. Ariko mana bananjye bari bameze neza. None urwo rugendo ndumva rutari rworoshye, kandi nabwo ryari ishimwe kuko ngo byavuye mu kwibukwa ku neza wari waragiriwe n'umuntu aravuga ati reka nze nkufashe, agufasha kubona iroko. Yafashije kubona iroko kubera ineza. Mbere ntarabona iroko rero narashonje cyane. Warashonje cyane? Narashonje cyane, najya nzamuka mu muhanda kuri Nyamagumba nkabona imbere yanjye haje ibendera kubera inzara. Inzara turiye n'abana banjye, ukagira ibizuba zuba mu maso, ntabyo kuryamamo twari dufite. Abantu baza gusenga bakikingurira, abantu benshi bazabona zakurikirana iki kiganiro benshi bazasanga ari iby'ukuri. Ni ukuvuga ngo iwawe nubwo ari muri ubwo buzima ariko wari ufite ikamba ryitwa gusenga. Hari icyumba cy'amasengesho narasengaga, iturufu yanjye kwari ugusenga nta kindi. Nakomeje kunamba ku Mana, nkomeza kuyikorera, nyikorera nshonje, nsenga n'inzara. Icyo gihe hari nko mu mwaka wa ryari? Muri 2013. 2013 byafashe nk'imyaka ingana ute? Byafashe imyaka 7. Ndiho mu buzima bw'umugabo yarantaye. Mutungwa n'iroko. Dutungwa n'iroko. Jya watubwira rero noneho iyi etaje yavuye mu iroko byagenze gute? Tubwire tubwire kabisa. Haleluya. Iyi etaje ni byavuye mu gusenga. Byavuye mu gusenga. Nakubwiye ko umugabo wa mbere twashakanye yantaye. Yaragutaye, abonye byanze aravuga ati nshishe nindagiye, nawe uzimenye. Abagusiganya abana? Asigana abana 3. Yo, 3. Wari ufite inzu se basi? Twari dufite inzu ariko idashinga. Yari yanzu idashinga mbese. Kuko sinakingaga n'abantu barazaga bakikingurira, ntaba natetse n'ibijya yari umurangara muri nagira Imana nkabibona, nkasanga abana ko gasoze binje mu nzu babiriye, naza nabaza abana ati ntabwo ari tubizi, sinzi uko byagenze. Ntabwo yakingaga, yari inzu idafatika. Yari inzu idafatika. Muri make yari imeze nk'ikibanda huri. Yari inzu idafatika rwose. Ushaka yarinjiraga, ushaka yarasohokaga, nta kibazo. Yari inzu idafatika Mana. Nuko Imana igutera surprise, bigukubisa umugabo wa kabiri. Agukundira muri bwa bukene, agukundira abana, arangije kubakira etaje. Ubwo nagiye gusenga mu Bisate. Tubwire urwo rugendo. Ahantu bita mu Bisate y'ubutayu. Mu Bisate ndahabona. Njya gusengayo. Hariya mu Ruhengeri haruguru. Njya gusenga ndi kumwe n'abandi bantu abanyamasengesho, harimo n'umuntu na pasiteri witwa Jire. Twari turi abantu benshi, twari turi groupe. N'undi witwa Zakayo twari turi kumwe. Zakayo ndamubona wo muri ADPR hara mu Gashangiro. Zakayo Zakayo twari turi kumwe, turi abantu benshi tugiye gusenga kuko numvaga nta bundi buzima ari ugusenga. Tuya gusenga, ngeze turi mu masengesho, umukozi w'Imana arambwira ngo mvuga ko Imana imbwiye. Amen. Ivuga ngo iki rero? Imana irambwiye ngo umugabo wa Imana iramuzanye. Haleluya. Imana ari maze igimbwira ngo impaye umugabo ariko nateza avuga niko Imana yampa umugabo gute n'abana 3. Imana irambwira ngo umva na wintege iby'abana, naho bari abana 5 nakora. Nongera asuzwamo imbaraga. Ariko iyi Imana yambwira ngo uhaye umugabo, najya njya gutelefona wa mugabo wanjye wagiye. Wandi wake. Nkajya kumunama telefone kanu kakambwira nabi. Turashigwiye rwose. Nanjye nageraho nkagenda nkiheba nkarira Imana yambeshye. None se ko Imana ambwiye ngo umugabo iramuzanye, nkaba muhamagaka ngakumvugisha, buriya Mana bimeze biti? Nkajya ku mama w'inshuti yanjye ko mama Trezoro na mama Boy baramfashije, twagiye tubana muri ubu buzima, n'ubwo buzima nagira ikibazo nkabahamagara. Ubwo birangije hashize igihe nza kurota inzozi, ndota imbere yanjye ari umugabo muremure w'igikara, njya kureba umudamu w'inshuti yanjye ko Boy twasenganaga, ndamubwira ati noneho kambayeho, naho nabereye narose umugabo amagaze imbere.
arambwira ati humura nta kibazo. byaje mu mayerekwa ndamubwira ntariko aka kantu gasubiremo njye ntago numvishe neza. wowe wararyamye nuko umwuka w'Imana aragusura, amaze kugusura ubona umugabo aguhagaze imbere atari wa wundi arakubwira humura. mbona umugabo ampagaze imbere, mbona na nimero ze za telefone, ariko imibare yose sinabashije kuyibona. iyo mibare nibuka ni inyuma y'u Rwanda 35. ubwo nase ngenda njya kubwira umumama w'inshuti yanjye yerukana ihuye naryo, turaganira, ndangije ndaza. hashize umwanya hari umuntu w'inshuti yanjye arambwira ati rero dore uracyari mutoya kandi ibyo byose umugabo ntabwo azagaruka, birashoboka ko washaka umugabo. ndamubwira nti hoya ntabwo byashoboka, nta mugabo wanyemera na bano bana. arambwira ati mva, ntabwo Imana yacu ikora kubera ko wowe ufite abana naho utagira abana, Imana irashoboye. ndamubwira nimba ariko Imana yakubwiye bikore, igihe nzabyemera. ampaye nimero sanga za zindi narose. sanga za zindi narose, umugabo duhuye mbona ni wa wundi narose, ariko ndavuga nti ibingibi ntabwo mbya nabi agaciro, kuko numvaga agiye narihebye. ahari navuga se ndi umugore mubi, hari se ndi umugore w'ikirara, ariko nareba nkasanga nta burara nigeze njyamo, nkasanga nta mayibobo nakoze, ariko nkavuga ndahari nawe ashobora utazanyemera. koko nimwe umugabo twarabyaranye akigendera, nanda nabo ntabwo azanyemera. nubwo namwemereye, ariko nawe namwemereye numva ko nawe atazabyemera. ayiwe amen. nuko Imana ibikoze igitangaza ku mugaragaro umeze gutyo. Imana ibikoze ibyayo, konekisiyo ibikingutse gutyo. Imana ishimwe cyane ko yatanze umugabo mu amahirwe ya gatatu. mu mahirwe ya gatatu yo gusenga naho nakuye umugabo wanjye. amena. umugabo wanjye Imana imumugisha, ndamukunda. amena. yankuye ahantu habi n'abana banjye. yankuye ahantu habi, niwe marayika Imana yatwoherereje kugira ngo dutabare. nukuri Imana ishimwe. hanyuma rero iyi etaje za kuboneka gute? iyi etaje umugabo wanjye yaje kubona akazi. Imana imuha akazi agenda akora. make nawe yahise akugiriraho umugisha. nabasangiriraho umugisha. imigisha yirafunguka. nababona akazi. ababonye akazi. arakora. Imana igenda itugirira neza, tubona twubatse ahangaha. twaravuguruye. yari ihari nubwo twagiye tuvugurura. muravuga tugomba kubaka etaje, niko isezerano ryari riteye ko tugomba kuba muri etaje. uyu munsi mama Bibiane wapimaga ibiro 39 arapima 5 kubera Imana yahinduye amateka. uwariraga mu ishashi uyu munsi wa none ibisorore ntiwabara, inzu ifite ibyumba ntitwamenye umubare wabyo, ariko Imana ishimwe. ese niki wafashisha abantu uyu mwanya wabwira abantu bakiri mu butayu, bakiri kure cyane, bakiri mu hanyuma yaho wari uri, bakiri mu buzima nk'ubwo wari urimo uyu munsi? niki gikomeza umutima wawe, wumva kigukomeza gusenga, wumva kigufasha ku buryo bababwira ati namwe mbakomeje muri ubu buryo nkurikije iki ngiki Imana yakoze? icyo nabwira abantu cyane cyane abanyamasengesho, cyane cyane n'abagore bibana mu nzu, abagabo batawe n'abagabo babo bakabaterera abana bakigendera, icyo nababwira cyo nuko Imana ishoboye byose itabara. haracyariho ibyiringiro, niko Yobo yavuze. aravuga ngo haracyariho ibyiringiro ko n'ubwo igiti cyatemwa cyakongera kigashibuka. Imana ishimwe. ariko byanze bikunze igiti kirongera kigashibuka. mfite itangazo yo kubabwira ngo nibakomere, igiti cyabo kigiye gushibuka. Imana igishibura igiti cy'umuntu abantu batemye. amena. Imana ishimwe. ni ukuvuga igiti cyawe bari baragitemye, umugabo acyaho, acaragenda, inzara iratera, amapfa ari yayandi, kwambara ubusa, kuvugwa, gusonza, gukubitwa. nambaye ubusa, nkajya njya muri dushe nambaye ijipo, nta n'igitenge nagiye ko nari mfite, naragameshe ngiye gukora hamwe muri resitora, nababwiye sanga bakibye. ayowe bamaze gukiba, noneho sigarana ijipo ya London. ijipo najya muri dushe nkajya nyikenyera hano mu mabere,
nkagenda nkihanaguza agapira nari nambaye, hanyuma nkongera nkambara ya jipo, nkagenda nkajya mu kazi. Imana ikajya imbwira ngo nzakwambika, Imana ikambwira ngo nzakugaburira, nasenga Imana, haleluya, Imana ikajya ivugana nanjye kwizangirira neza, ikambwira ko byanze bikunze igiti kizashibuka. None cyarashibutse, cyubahiro ni iki? Imana ishimwe, haleluya. Nanjye ngahari kurira kwararira umuntu nijoro, ngo ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Amen. Imana ishimwe. Naho uri kurira, naho ubona nta nzira, ariko Imana igize irema, umuntu agatambuka. Imana yacu ishimwe. Shimye Imana akigiramo ibitaro bikabaho, ibidafite ishusho Imana ikabiha ishusho. Amen. Amen. Haleluya. Imana yacu ishimwe. Imana ihabwa icyubahiro. Imana igiremo ibitaro bikabaho. Amen. Ntangira kwambara. Amina. Amen. Imana ikambwira ngo nzakwambika na superi, nkabona nta nzira, ariko haleluya, ijambo ry'Imana ryo tubwira ngo mbese hari ikinaniro Uwiteka mu gihe cyashyizweho? Oya, ntacyo. Nta kintu kinaniro Uwiteka mu gihe cyashyizweho. Haleluya. Mu gihe cyashyizweho Imana isoza ibyo yavuganye nanjye. Haleluya. Amen. Nabwiraga Imana ngo Mana, nkurikije inzara nashonje, nuntabara nanjye nzashinga resita. Amen. Amen. Nakuzi kuna nyina abantu batetse imbada zikamumurira we. Ayiwe. Amen. Ariko Mana we zikaguhumurira kandi utaryaho. Waraturengeye, ariko Mana we waraturengeye. Amen. Dushubije amaso inyuma, haleluya, usanga warabikoze, ariko Mana we waraturengeye. Imbada zaramumuriraga ukayifuza. Noneho iyo umuntu ari mu butayu akunda n'ibintu bidashoboka, n'imisururu. Muri make umuntu uri mu butayu aba ari nk'ubiswi, amaze nk'umutamutwe, kuko ibintu byose umva ubishaka. Umusururu ukumva urawushaka. Najyaga kumesera umuntu nkavuga ati ushaka nigure n'agasururu niryamire, nkikundira n'ibitere. Ayiwe. Amen. Amen. Ariko Imana ishimwe. Imana muzaguhaje abaja n'abagaragu. Imana yarabikoze. Nicerga kuri supaneti. Kuri supanete nta ntebe mfite. Burya inzara yaje kundya, subira inyuma ho gatoya. Inzara yaje kundya muri rwa rugendo rwo gutabwa n'umugabo, n'intebe ndazigurisha. Sigara niciye kuri supanete. Abantu baza gusenga bagasanga narambuye supanete, bakicaraho. Ariko Imana ntitinye kumbwira ko izanyishiza ku ntebe nziza. Amen. Mfite intebe nziza, mfite iziba hasi, mfite n'iziba hejuru. Imana ishimwe. Shatse naryama mu ntebe ngasinzira nkakanguka, naryamaga kuri matora, naryama kubera njye nafite ibiro byinshi, ngasanga cyacitsemo kabiri. haje mwikiringoti. Abazuba bavuga ino video bamwe bazabyibuka, baseke, basesire, bande bose bazaseka. Yes. Ibintu uri kuvuga hari abantu babizi. Abantu babizi neza ko byabaye. Ibi ni ibintu si ibintu byo kwirarira, si ibintu byo kwihimbaza. Ndi kuvuga Imana yankuye. Ni ibintu biri seriye. Igiti cyarashibutse. Igiti cyarashibutse. Matora yaracitse. Yacitsemo kabiri. Najya ndyama nkasanga naryamye ku mbaho gusa. Amen. Amen. Ariko Imana ikambwira ngo umuru uzaryama neza. Amen. Sigiye ndyama kuri matora y'$300. Haleluya. Kabiri kuri kabiri. Nkaryama nkigara. Iriya matora rero ushatse waryama ha, ushatse waryama. Aho ushaka kuryama aho ngaho. Imana ishimwe. Igiti cyarashibutse. Imana ikuvana mu gice cya matera igushyira kuri matera ya 300. Dufite ibihamya. Nukuri. Dufite ibihamya ko Imana mu gihe cyategetswe n'Imana, mu gihe cyashyizweho. Nta kinaniro Uwiteka mu gihe cyashyizweho. Niba Imana yarakubwiye kuzambara, uzambara. Niba Imana yarakubwiye kuzarya, uzarya. Usibye ko igihe kigera ugacika intege ukabona biratinze, ariko nta kinaniro Uwiteka yashyizweho. Reka dusoze iki kiganiro cyacu. Tubwire abantu bari mu butayu, nta kure habaho Imana itavana umuntu.
nta na heza hariho Imana itageza umuntu. Tubwire abakiri mu butayu mwihangane, n'isaha itaragera. Iki giti nubwo cyatemwe, cyaranzwe, nubwo abantu bakivuzeho uko bashaka, nubwo abantu bakirwanyije, ariko ijambo Imana yavuze, abantu muzi ko mwavuganye n'Imana, abantu muzi ko mwayisenze, abantu muzi ko mufite nza, abantu muzi ko mufite ikintu mugendana nacyo atari rya jambo mwabwiwe n'abantu, mukomere mushikame. Ni ukuri Bibiane, murabona ahantu uyu mwanya twicaye ni igitangaza gikomeye, si kubw'amaboko y'abantu, ahubwo ni isezerano ry'Imana ryasohoye. Namwe biraje bisohore mu izina rya Yesu. Reka tumwakire Bibiane, ndamubona rwose ijambo ryamuvanye mu butayu niryo kikomeyeho, niryo gihetse, niryo cyikoreye, niryo cyisasira. So ikibazo bamwe bararambirwa, barangiza ngo twarasenze. Nari umugabo ntigihabwa intebe, komeza usenge. Hari ijambo nanjye rijya rimfasha, riboneka hara mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo 7 ibice byaho 7, ngo ariko mushake muzabona, mukomange muzakingurirwa, kandi ngo nimusaba muzahabwa. Ariko bitewe yuko Bibiliya y'Ikigiriki ariyo yashoboye gusobanurwamo izi Bibiliya zindi dukoresha, yo iravuga ngo ariko mukomeze musabe muzahabwa, ngo kandi mukomeze mushakashake muzabona, ngo nimukomeza gukomanga muzakingurirwa. Make biravuga ngo ntimukomange rimwe, hari igihe uzasubizwa ku bwa 7. Nucika intege ku turu ya 3 cyangwa ya 4, ibya Yesu ni ku murongo, hazahita hicomeka mwundi, ako kanya abagabanye wa mugisha wawe. Rero mbifurize gukomeza gusenga, abantu bavuganye n'Imana, namwe mutari mwavugana nayo mwongere mubyige. Niba umuntu yarasenze, aba mu nzu y'ikibandahuri, ntacyo kurya, ntacyo kunywa, nta kambaro, nta kazi, igihumbi yakoreraga ari transport, ejo bukongera bugacya akorera igifu nabwo atagihaza, ariko uyu munsi wa none murabona iby'Imana yakoze mu ruhande rwe, kwari ukuyiringira no kuyizera. Ndabashishikariza gukomeza gusenga, ndabashishikariza gukomeza kuba imbere y'Imana, ariko ndabona hari ijambo ashaka kudusangiza, reka tumuhereze umwanya, turi no gusoza. Ni karibu, umwuka w'Imana akomeza tuganze. Amen. Dusome ijambo ry'Imana muri Yesaya 59:1, aravuga ngo dore ukuboko k'Uwiteka ntikwaheze ngo inanirwe gukiza, nubwo twikwa ntikwapfuye ngo inanirwe kumva. Amen. Zamuka no kuri 60:1, aravuga ngo byuka urabagirane, kuko umucyo wawe uje, kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Byuka urabagirane, Imana ishimwe. Ngo dore ukuboko k'Uwiteka ntikwaheze ngo inanirwe gukiza, nubwo twikwa ntikwapfuye ngo inanirwe kumva. Rero nakubwiraga yuko Imana ishoboye byose, kandi Imana irumva. Waba uri mu nzu ugenda, Imana irumva. Waba uri mu cyumba usenga, Imana irumva. Amen. Imana ishimwe. Ijuru iratabara, sigaye nambara urukweto. Ni ukuri. Najyaga muri Mondisi. Amen. Ni ukuri. Nkajya muri Mondisi, urabizi ko abakire kamambiri cece ntago badodesha ngo bodaboda, barajugunya. Nabonamo arije, nabonaga nimero 10, nkabona na nimero 7, ngo ntibingana, nkagenda nambaye nk'abaryo nambara, sinari nzi kugura inkweto nk'abandi. Ngize ngo Imana irantabaye, nkajya ngura bodaboda, nkajya ku rusengero nambaye bodaboda iminsi yose. Umuntu wese yambona atariko kukunda kwambara bodaboda n'ukubera iki, ariko narabwiraga nti nibyo nkunda, ariko bazarebe noneho uyu munsi njyana bodaboda ku rusengero. Amen. Birabujijwe rero. Amen. Kwiri kuganyira umuntu ibyawe, ntumubwire nakora nakamambire zo wambaye, mubwira ko ari ibyo ukunda. Nasanga aho uri kunywa igikoma kitagira isukari, mubwira ko nta sukari unywa. Reka kugira ngo abantu bose amenye password y'ubuzima bwawe. Ntabwo abantu bigeze amenya password y'ubuzima bwanjye. Nabaga nambaye bodaboda nkagura ko ari zo nkunda. Wasanga ndi kurya imboga bitagira inyanya, nkagura ko ari byo nkunda. Wasanga. Haleluya. Mureke twigirira ibanga abakozi b'Imana muri iyi minsi, ku muntu wese yigirira ibanga, ariko ijuru riratabara. Imana ibahe umugisha. Murakoze. Reka dushime Imana.
ni ukuri ku mwanya mwiza, ubuhamya bukomeye, urugendo rutworoshye rw'umusaraba wanyuzemo kandi urunyuramo mu bihe byari bitoroshye nabyo. Hashimwe rero Imana yabanye nawe. Mana turagushimye kuri umukozi w'umuhanga, uratabara si ukubeshya, warakoze. Ni ukuri aho avanye Bibiane yari mu magomerane, yari mu kibazo kitoroshye. Turagushimiye ko wamukijije iroko, uyu munsi atagitunzwe n'iroko. Ndagushimye ko uyu munsi atakijya muri Mondisi gushakirayo inkweto, ahubwo ajya mu isoko ry'inkweto agahaha inkweto z'igiciro kinini cyane, bityo bikaguhesha icyubahiro. Uyu munsi ntabwo agitunzwe n'iroko, ajya mu mangazini agashopinga, agakora sitoke mu nzu iwe, ibiryo atazarya rimwe cyangwa icyumweru gusa. Waravuze ko uzamugaburira, urabikora. Uvuga ko uzamwambika, uramwambika. Uvuga ko uzamurinda, uramurinze. Umusezeranya urubyaro, urabikora. Umusezeranya ibitangazo, urabisohoza. Etaje uyu munsi ayirimo, imodoka warayimuhaye, ntabwo ahigenda n'amaguru. Mana we ishimwe ni iryawe. Ni ukuri tunezerewe imirimo n'ibitangaza wakoze. Abakiri mu butayu turakomeye, natwe twongeye dusubijwemo imbaraga, kandi twizeye ko ejo uzasohoza ibyo wavuze. Tugukomeye amashyi tuvuze impundu, kuko ari weho wakoze byose, urakoze. Amen, amen, amen. Murakoze cyane. Icyo nabwira buri umwe wese ukurikiranye ikiganiro ni ukuri, humura, komera, shikama. Iyabanye na Bibiane ntiyagutererana. Kandi ubwo uhagaze mu bihe wumva byari bikugoye, ukomere. Isaha y'Imana niyi, igiti cyamaze gushibuka. Password ni ukutabwira abantu ukuri kose uhagazemo, ahubwo kubwire Kirisitu, kuko ari ugiye kukwiyereka muri iri shibuka ry'igiti kigiye gushibuka ku buzima bwawe. Muri aya mahirwe ya gatatu yo gusenga, wihagarareho, wicecekere, urebe ibyo Imana igiye gukora. Ndabakunda cyane rero, reka mbabwire ngo shalom shalom, amahoro y'Imana abane namwe mwese. Haleluya. Amen.